umugabo n'umugore, umuhungu n'umukobwa, uko twaremwe turatandukanye. Icyo ni cyo abantu bakwiye kumenya, bagatandukanya icyitwa gender, bagatandukanya n'itwitwa igitsina. Igitsina ni uku twaremwe, ni iyi miterere karemano, nkavuka ndi umukobwa ukavuka uri umuhungu, tugatozwa kuzaba abagore, mugatozwa kuba abagabo. Uko gutozwa bangenera inshingano, bangenera uko nitwara, bangenera ibyo nkwiye kuba nkora nk'umugore, nawe bakabikugenera. Ibyo bikubiye no muri ya myumvire. Urumva ibintu rero uvuka ugatozwa mu muryango, bakubwira ngo ujye uba umugabo, bakubwira ngo ujye witwara nk'umukobwa, uzabe umugore mwiza, uzabe nyamwari, hari ikintu bikugiraho. Wagera mu ishuri bakabiha imbaraga, kuko nta handi hantu tubitorezwa. Mwagera rero ku kintu cy'imyizerere, no mu madini n'amatorero, uziko naho babitoza abantu. Ndetse no muri ibi bitangazamakuru, imbuga nkoranyambaga zisigaye zibigiramo ingufu. Rero mu gushaka guhangana no kurwanya iyo myumvire mibi, duca aho ngaho. Aho hantu hane mvuze, navuga henyegeza iyo myumvire idakwiye cyangwa itakijyanye n'igihe. Ariko tugahera ku cyo natangiye mvuga, cyo kureba impinduka, guhindura impinduka ihereye ku muntu ku giti cye. Kuko impinduka iyo ari yo yose itangirira kuri njyewe. Mu rugo rwawe uramutse wowe utahindutse, byagorana kugira ngo uhindure umugore wawe cyangwa ugire icyo umufasha, ndetse n'abana. Rero bwa buryo nahoze mvuga ni uburyo bw'amahugurwa akubiyemo ibiganiro bitandukanye, twita ngo amahugurwa agamije guhindura imyumvire kuri gender transformative approach. Dutangira rero ku mahugurwa yo guhindura umuntu ku giti cye, akumva yuko harimo ibiganiro byinshi, agasobanukirwa aho umugabo n'umugore batandukaniye mu buryo bw'imimerere n'imiterere yabo, ibyo twita igitsina cyangwa sex, agasobanukirwa impamvu twitwara gutya kubera ya gender, ya myumvire, akamenya gukoresha neza ububasha. Ariko cyane cyane nabonye ikintu kibafasha muri ano mahugurwa ni ibyo biganiro nyine bikubiye mu kubanza kumwereka ya myumvire, bwa buryo watojwe, biragufata bikagukingirana mu cyo twita agasanduku ka gender. Habaho rero agasanduka k'umugabo n'agasanduka k'umugore. Ni ukuvuga ngo ni ya myumvire iba yarakwinjiyemo, ugasigara wibona muri iyo shusho nyine, muri ako kabogisi nk'umugabo, ukavuga uti ndi umugabo, umugabo agomba gukora rimwe kabiri gatatu, kubera ko ariko nabitojwe. Rero tukabigisha gukoresha neza ububasha, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uko tugenda tubibigisha, urumva ni nk'urugendo rw'impinduka. Ni ibiganiro bihingiye kubanza guhindura umuntu. Iyo rero bamaze guhinduka umuntu ku giti cye, noneho ubundi buryo dukoresha ni ugutumira abashakanye, amakupure, imiryango. Iyo tuyikoresha nanone ubwo buryo, ariko mu cyo twita urugendo rw'impinduka. Tugira amahugurwa y'urugendo rw'impinduka amara bitewe na gahunda dufite, ariko iyo dufite imara igihe kirekire, igeze ku byumweru 21, urumva hafi amezi 6. Bahura rimwe mu cyumweru bakaganira, umugabo n'umugore bakigishwa bari kumwe. Rero urwo rugendo rw'impinduka rushingiye ku miryango, ku bashakanye, ni ikintu twabonye gihindura pe. Na wa wundi ugifite ya myumvire isa nk'iyananiranye igoye, ukabona rwose umuvuyemo, mu makimbirane, na ba bandi bendaga gutana, iyo twagize amahirwe bakaza muri ibyo biganiro, dufite imiryango myinshi yasezeranye nyuma yo guca muri urwo rugendo rw'impinduka. mufite akazi gakomeye. Yego. Rero hanyuma ibyo ngibyo birangiye, tujya no kuri community. Urumva twahereye ku muntu ku giti cye, tugiye ku muryango, noneho muri community tujyamo gute? Ya miryango yabaye bandebereho, yahuguwe, yaciye muri rwa rugendo rw'impinduka, duhitamo ba bandi ubona koko bahindutse, tubita ngo ni abaharanira mpinduka, ni role model, ni ba bandebereho. Tukabahugura mu biganiro byitwa kugenda batanga ubuhamya binyuze mu nteko z'abaturage, muri ziriya uburyo abaturage bahura. Ndavuga ku muganda, mu nteko z'abaturage, ahantu hose, ndetse bagafatanya n'inshuti z'umuryango. Ikibazo cyose yumvise cy'amakimbirane bakagenda babikora. Ni ukuvuga ngo bo bagenda batanga mesaje ijyanye no kurwanya ihohotera, ijyanye no kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye, kubera ko baba bararangije guhinduka. Noneho kubera ko community bisanzwe bazi
kanaka niwe uvuga ibi n'ukuntu twari tumuzi asigaye bigatuma afatanya nabyo n'umugore we guhindura imyumvire ati byoroha. niba yarahindutse njye ndi muntu ki wo kudahinduka, Yego, ni byiza kuko cyane. babona barahindutse basigaye bafatanya basharinga, gusangira amafaranga, kuyakoresha, urugo rwabo rwarateye imbere, bigatuma rero n'abandi bo muri kominote babareberaho bagahinduka. Navuga ko ari ubwo buryo dukoresha muri Rwamureke kandi nabonye butanga umusaruro. Murakoze cyane. Hanze aha iyo abantu bumvise Rwamureke Yego. hari abatekereza ko ari umuryango uharanira cyangwa se ufasha abagabo kumenya uburenganzira bwabo. Ese iyo myumvire cyangwa se ibyo abantu batekereza nibyo cyangwa se byaturutse niba atari byo? Murakoze cyane. Nabisobanuye tugitangira. Rwamureke ikintu ikora ni uguteza imbere imyitwarire myiza ya kigabo. Mu ndimi z'amahanga bikunze kumvikana neza, ni uguporomotinga positive masculinity, imyitwarire myiza ya kigabo. Kubera iki? Natangiye mvuga ngo isi yose yagiye gukanguka uhereye muri za 80, ngira ngo byahereye mu nama y'umuryango w'abibumbye, aho wabonaga hari amahohotera menshi, ubona amahirwe abagore barayabujijwe mu nzego nyinshi, hatangira ikintu cyo kuvuga duteze imbere umugore, duteze imbere umugore. Biranaza noneho bigera no mu Rwanda, nabivuze nyuma yo gusinya amasezerano ya Beijing. Bigeze mu Rwanda abagabo ntibabyumva neza, rero bituma Rwamureke ihaguruka ivuga iti reka tubwire abagabo ko kuba umugore yatera imbere, kuba twateza imbere uburinganire. Iyo tuvuga uburinganire se ni iki? Abadukurikira babyumve, ni uguha amahirwe angana, uguha inshingano zingana, guha uburenganzira bungana umugabo n'umugore. Icyo kintu ntikigoye. Rero abagabo muri Rwamureke turababwira ngo gutanga ayo mahirwe angana ku mugore ntabwo bivuze ko mungana mu buryo bw'imiterere, ntibivuze ko muhindura uko mwari mumeze, ahubwo ni ya mahirwe angana no guha buri muntu wese ibyo ashoboye agaciro, kugira ngo umugore azamuke n'umugabo azamuke. Rero niyo mpamvu twebwe twibanda ku kintu cyo gushishikariza abagabo, kubera ya mico n'imigirire yatoje umugabo kuba umutware. Twamubwira ngo ntitukubujije rwose kuguma kumva utyo, ariko ubwo bubasha ufite, icyo cyubahiro ufite, gikoreshe uha amahirwe umugore kugira ngo mutere imbere. Rero ntabwo tuvuganira abagabo, ahubwo umugabo aho ari ho hose atwumve, dushishikariza umugabo aho ari hose kugira imyitwarire myiza ya kigabo. Erega kuba umugabo si ugukubita umugore, kuba umugabo si ugukoresha bwa bubasha bw'umurengera ngo wumve ari wowe ufite icyemezo cya nyuma, ari wowe ufite ijambo rya nyuma, haba ku mutungo wo mu rugo, haba imikoreshereze y'amafaranga, haba iki. Namwe murabizi ukuntu ingo zo hanze aha zimeze, aho umugabo aba ari byose, nk'aho umugore we adafite ubwenge, umugore atize, umugore ntacyo ashoboye. Nicyo kintu rero dushishikaza kugira ngo umugabo ahindure iyo myumvire, agire imyitwarire myiza ishyigikira uburinganire hagati ye n'umugore.